Turi hano mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama muri Musumba aho umugabo ashinzwe kwiba ibitoki n'ihene akaba yabifatanywe hagati mu baturage bakaba bari kubimushinja ngo ku nshuro irenze imwe. mu myumbati niho bakamubwiye mutabagire umudugudu cyane mwana piyo ngira akorera nawe umuntu wirukanse bikamutambika mugira naga wirutse naga ari umutamu kamangize gubera nawe gusa urumva atari wowe ubyiye none se wirutse paka ageze mu kabande piri nyine kuri ikintu gitumye wiruka ni mwawe wiruka no kukwiba biruka mukuye muceceke hasi koko muceceke uwo bari kubaza n'umwe sibyo kandi nuko twegeranye ntago byemewe sibyo n'igihe gitoya turi hano tukavana sibyo kuko ndibaza abantu batatu cyabane bambaye agapfukamunwa hano sibyo ntago ibi rwose byemewe n'inama rusange n'inteko rusange ntiyemewe nkanswe ibingibi rero mureke byibura ufite ijambo cyangwa se uhagarariye umudugudu ari wo duha icyo gukora tunave hano tutanahandurira cyangwa tukanduza n'abandi sibyo ibitoki ni ibyanyu ngewe nabuze ibitoki kuri Noheli ngura ibitoki ibirayi bira bitoki niyo wabireba byatemwe Noheli ahubwo aragenda bipanga mu myumbati mu mama wa hano noneho rero uko yahigaga ihene yaje gushaka ibitoki nako yaje gushaka ihene atayibonye abona ibitoki avuga ati ngwino hano ndebe ariko ihene atayibonye kubera ikivuga ko atayibonye yari yabitwaye ngiye twahuriye yavugangira uretse gatoya ngiye twahuriye sekwa ngaho nyumvira none nta hantu twahuriye ushobora kubutambuka bose nta hantu twigeze duhurira uretse hano uretse iyi karitsiye kurenga aho uzamuka ruguru ntago wagiyeyo ntago nigeze ngerayo ntabwo ugiye mu ruzaga ari wabivuze watubwiye ngo iki wari uvuye he ntabwo wageze ruguru iriho ngiye tubwiye aho urira ntago nagezeyo uretse gatoya uretse ntago ureba ukuntu usa ngiye ndi mu kazi wewe urashaka kumbwira ko utanyuzeho ngiye ndi mu kazi ngiye ntago mbizi rwose niba nakunyuze ariko wagezeyo nyine muri ariko mu rutagara ntago nagezeyo ese watubwiye ngo wari uvuye he simvuye mu rutagara none ko mutaga ntiyagezeyo kandi wajyanye nta kintu najyanye wari uvuye gukora iki ntanambiraje nari gutembera muri kiriya gito wavuye mu rugo sangahe nde saa yine nari njyamye mu rugo saa yine z'amanywa bagufashe ryama saa yine wari uri mu rugo hanyuma bagufashe nafashwe nka saa 5 umugore yaragiye wafashwe wakoze iki uretse wafashwe utavuye mu rutagara oya ntabwo nari mvuye mu rutagara none se nyuma yo kugufata wagiye mu rutagara uretse gatoya wemeye ko mu rutagara wagiyeyo kandi uvuga ko bagufashe saa 5 nyine mu masaa 5 uretse urangije uravuze ngo saa yine wari uryamye wa mu rutagara wagiye usanga mu masaa 4 n'igice gutyo ushobora kuba agiye mu gitondo akagaruka akaryama ntabwo nigeze neza ko wagurutse se ntabwo nigeze ngenda ako jewe uyu mugabo ni ntagondwa icyo mfana jewe ndimo ndakwibariza neza ntabwo njyewe wanyuze hano nari ndimo gukora ni rwanda twamusanze iyo nafashe moto muhinga turamuzana turi babiri n'abandi ubwira isaha wanyuriyeho ihene zihe ura nagazongera Hona hindi kwigendera ndabaje mugera w'ibyo bitoki babimiteje oya najya muri seri sigawe muri kosito oya ibyo bitoki mufataraje abyuka butaga yakare manga telefone yewe aho nene bere igikora baje baragifata none bakiriye none bedaragasari baramushinja yuko amenyereye kwiba akaba ari ku nshuro ya gatatu afashwe yibye ibitoki n'ihene. Uyu ni Jean Claude Yakaremye kuri Yaka Media TV.